abo Bibiliya ibi byose birimo ni amategeko n'imvugo z'Imana tugenda tuvuganira n'Imana mu ijambo ryayo. Hari ibyo biducyaha, hari ibyo bitubuza gukora. Ibyo byose ni ya mirimo y'umwijima. Abo Bibiliya ibi byose birimo ni amategeko n'imvugo z'Imana tugenda tuvuganira n'Imana mu ijambo ryayo. Hari ibyo biducyaha, hari ibyo bitubuza gukora. Ibyo byose ni ya mirimo y'umwijima. Hari impamvu mufite yo kwitonda, kuko Satani nawe afite impamvu yatuma umucyo Imana yaduhaye uba umwijima. Ariko kuko twakijijwe tubishaka, tukaba dufite Imana ifite imbaraga, mureke dukora iby'Imana ishaka ko dukora. Irengagije ko hari n'abavuye mu byizerwa bari mu mwijima ubu ngubu kandi baramaze no gusogongera ku mucyo. Abo ngabo bagomba kugaruka mu mucyo, kuko nta mahoro yo mu byaha. Niko nasomye ijambo ry'Imana birambwira. Twongeye kubasuhuza kandi tubabwira ko tubashimira uburyo mubanye natwe. Tuba tubibona iminsi yose muba muri mu ruhande rwacu, muri komenti. Mujye mukomeza mukore na subscribe kandi munasharinge, dukomeze tuganire ijambo ry'Imana kandi tunarushaho gusa naryo muri iyi minsi, kuko abameze batyo nta mategeko abahana, yaba ari mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Baba ari abantu bameze nk'abantu bakenewe. Imana ishimwe. Tumaze kumenyerana. Nitwa Kanani Jean Baptiste. Nanjye nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye rero tugiye kuganira ni ijambo dusanga muri Luka igice cya 11. Ntabwo tuganira ku mirongo myinshi, turaganira ku murongo, turifashisha umurongo wa 35 wonyine. Reka tubanze dusome ayo magambo. Luka igice cya 11 umurongo wa 35. Reka dusome. Hari amagambo avuga ngo, witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. Kandi twomerezeho n'uwa 36, nubwo ndi butinde cyane ku wa 35. Niba umubiri wawe wose usabwa n'umucyo, ari nta mwanya n'umwe ufite umwijima, umubiri wose uzaba ufite umucyo, nk'uko itabaza rikumurikishiriza umucyo waryo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo itabaza ry'umubiri iryo ari ryo. Kandi ijambo ryatubwiye kuri 33 ryo riratubwira ngo ntawakongeza itabaza ngo arishyire mu mwobo cyangwa munsi y'intonga, ahubwo iryo tabaza arishyira ku gitereko cyaryo, kugira ngo abinjira babone umucyo. Imana iduhana umugisha. Numvaga nshaka kuganira kuri iri jambo bita umucyo, kandi nkaza kurihuza n'umwijima. Nkarera n'iki twakwitondera muri iyi minsi. Umuntu ufite umucyo agenda ate? Umuntu ufite umwijima agenda ate? Umuntu ufite umucyo n'ufite umwijima batandukaniye he? N'icyo umuntu yakora kugira ngo abe mu mucyo? N'izihe ngaruka se z'abantu bagendera mu mucyo, cyangwa n'izihe ngaruka ku bantu banze kugendera mu mucyo? Nibyo bintu nshaka ko tuganira mu minota mikeya, kugira ngo tubihuze, tuze no gusenga Imana tuyibwira ngo, Mana, tubonye yenda ko kuba mu mucyo ari byo byiza, duha imbaraga zo kuba mu mucyo, cyangwa tubonye ko kuba mu mwijima ari bibi, duha imbaraga zo guhunga cyane umwijima. Imana ishimwe. Mu buryo busanzwe bw'umubiri, hano mu isi tuba, hari igihe kibaho cy'umucyo, hakabaho n'igihe cy'umwijima.
igihe cy'umwijima haba harimo ibintu byinshi, kandi umwijima tuwugereranya nijoro. Haba harimo ibintu byinshi, usanga ibintu bibi byinshi bikorwa mu mwijima. Igihe kitari umucyo, igihe cy'ijoro, igihe cy'umwijima, nibwo abantu bigira inama yo gukora ibibi cyane. Iyo ukoze ubushakashatsi urabibona. Ni nabwo abagira nabi bitwikira umwijima bakajya kugira nabi. Abarozi, abasambanyi, abasinzi, inyamaswa z'inkazi, ibyo byose uzasanga biva mu masenga yabyo mu gihe cy'umwijima. Bivuze ngo umwijima abantu barawitwikira, cyangwa ibintu ibyo bisimba tuvuga n'ibiki n'ibinyamaswa bishobora kuwitwikira bigiye gukora ibikorwa bibi, kuko biba bitikanga ko abantu babibona, noneho umwijima bikawugendamo bigambiriye gukora ibintu bibi. Mu yandi magambo, umwijima si mwiza, n'ibiwukorerwamo si byiza. N'abashaka gukora ibibi benshi bikinga mu mwijima kugira ngo ibyo bakora bitajya mu mucyo, abantu bakabibona, ababahana bakabahana, cyangwa ababahugura bakabahugura. Imana idusure kandi tugire neza. Hari ingero rero nkeya nshaka gutanga, tugafata umwanzuro, tukanagaragaza umucyo n'umwijima aho bitandukaniye, n'ababigenderamo aho batandukaniye. Umucyo, urugero rw'umucyo narwo niko Bibiliya itubwiye. Iratubwiye ngo witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. Ku bantu bizera Imana, ku bantu basenga Imana, ku bantu baba mu nzu y'Imana, turabizi ko Bibiliya itubwira ko umucyo ari ijambo ry'Imana. Iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akakira ijambo ry'Imana, aba yarakiriye umucyo. Ubwo rero n'umutima we n'umubiri n'ubugingo bwe nawe ubwe atangira agasabwa n'umucyo. Niyo yabaga yagenderaga mu mirimo y'umwijima, bimwe twita gusambana, gusinda, kubeshya, kwiba, gutukana, ubugome, uburozi, kujya na bya bindi byose abantu bakora by'ibyaha, niyo yabigenderagamo, uwo mwijima ukimugeramo uhita umuha itegeko ryo kumubuza kugendera. Uwo mucyo ukimugeramo umubuza bya bindi byose yagenderagamo by'umwijima. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi bakijijwe baragenderaga mu nzira z'ibyaha. Ndamwumva abantu baba barakijijwe ari abasambanyi, ari abasinzi, ari abajura, akitangira ubuhamya ku maradiyo, ku mateleviziyo, mu nsengero, avuga ati jye nari uyu n'uyu, ariko maze kumurikirwa n'umucyo aba ashatse kuvuga ko yahuye na Yesu, kandi agahura n'ijambo rya Yesu ari ryo mucyo, noneho rikamumurikira, agahitamo kugendera mu mucyo, akava mu mwijima yagenderagamo. Dore ko bamwe bagendera mu byaha batazi neza ko bari mu mwijima, ku buryo n'iyo ubahuguye ukabacyaha ukabibabwira, bakwitwaraho umwikomo, batazi ko ibyaha iyo babirimo baba bari mu mwijima. Imana ishimwe. Hano rero umwanditsi w'ijambo we yandika amagambo avuga ngo noneho rero witonde, kuko nutitonda umucyo ukurimo ushobora kuba umwijima. Ni Luka yabyanditse mu bice twabonye 11 umurongo wa 35, ngo witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. Umuntu wakiriye umucyo tumaze kumubona ni wa wundi wizeye Yesu, wakiriye agakiza, wa muntu ukorera Imana, ukunda kubana n'Imana, ukunda gusenga Imana, ukunda kuvugana n'Imana, kandi akagerageza no gushyira mu bikorwa iby'Imana imubwiye. Dufite n'igitabo Bibiliya, ibi byose birimo n'amategeko, ni imvugo z'Imana tugenda tuvuganira n'Imana mu ijambo ryayo. Hari ibyo biducyaha, hari ibyo bitubuza gukora. Ibyo byose ni ya mirimo y'umwijima. Imana idusure kandi tugire neza. Iyo umuntu rero atarakira umwami nk'umukiza, akigendera muri izo ngeso, agisinda, agisambana, agitukana, akiri umugome, atifuriza abandi ibyiza, adasenga Imana nyamana, ahubwo asenga abadayimoni, aba hahandi mu bapfumu, ayoborwa n'abadayimoni mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aba ari mu mwijima, ntabwo wakwiriye gubaririza. Ariko iyo umuntu yamaze kubivamo akabisireka, akayoboka inzira yo gusenga Imana,
biba bigaragara ko yavuye mu mwijima yagiye mu mucyo, noneho agatangira gukurikiza amategeko y'Imana, agakora ibyo Imana imusaba, akagerageza kuba umuntu wahindutse rwose. Kandi imbuto z'umuntu zijya zigaragara, umuntu bikagaragara ko yahindutse, bityo wa mucyo yakiriye ukagaragara n'inyuma, abantu bakabona ko ari mu mucyo. Imana idusure kandi tugire neza. Njye nditangaho urugero, nakijijwe 9 nakoraga ahantu bita mu Gakinjiro, buhahindutse muri Adarwa, twari tukikorera munsi ya Surufo, maze icyo gihe nanjye mu kazi nakoraga nari umusore w'imyaka mikeya muri 10, nari ndyoheye n'isi, kandi noneho mba mfite akazi keza mu Gakinjiro. Twagiraga akazi keza, nakoraga mu bintu by'ibimashini, kandi biriya bintu byaraduhembaga, tukagira n'ibiraka dupatana ku mpande, tukagenda tubona amafaranga. Byanyuburije rero hamwe na sosiyete nabanaga nayo y'abasore kuba umusinzi. Nasindiye mu Muhima, nasindiye mu Cyahafi, nasindiye mu Kiyovu, nasindiye za Baoba na za Green Corner, aho hose. Ariko ntago nari nzi ko ndi mu mwijima, nabimenye maze guhura n'ijambo ry'Imana. Numvaga ari ubusirimu, numvaga ndi umuntu ukomeye, kujya muri hoteli nkanywa nkasinda, nkagereka akaguru ku kandi, byaba na ngombwa nkatahana umukobwa. Numvaga ari ibintu ari bwo buzima ariko kubaho, bimwe abantu b'iki gihe bita kubaho. Ariko igihe kimwe Imana iransanga mu nzozi, imbwira ko ngomba kujya gukizwa. Ni ubuhamya nzatanga burambuye, imbwira ko njya gukizwa. Icyo gihe nshaka ahantu ho gukirizwa, nshaka n'abantu banjyana. Nigeze mbitangaho ubuhamya ahantu hamwe agace gato, ariko icyo gihe nagiye mu nzu y'Imana, nkubitana n'abakozi b'Imana baransengera, bambwira ubuzima mbayeho. Hari abantu bajya bavuga ko Imana itavuga. Iyo tumaze kugera mu mucyo, tuvuye mu byaha, tugeze mu mucyo w'ijambo ry'Imana, twarahamagawe n'Imana tukayitaba, tukemera kubahiriza amategeko yayo no kugendera mu bushake bwayo, Imana ivugana natwe. Imana ishimwe. Hari uburyo butatu Imana ivuganiramo natwe: mu ijambo ry'Imana, mu mayerekwa, mu nzozi, mu buhanuzi. Ibyo byose turabyemera, Imana ibivuganiramo natwe. Icyo gihe rero nanjye Imana yavuganye nanjye ikoresheje umuhanuzi, ambwira uko mbayeho, agera no ku rwego ambwira ibyo nari mfite mu mufuka, bya bindi abasambanyi bagendana mu makofi n'ibiki siniriwe mbivuga. Ibyo byose abimbwira atabizi ko mbifite. Mbikuramo, ndajugunya, nakira Umwami n'Umukiza, ntangira kureka ubusinzi n'ubusambanyi n'ubujura twagendaga dukora butandukanye mu kazi. Umuntu afata ibyo batamuhaye, abigurisha imbaho agashyira mu mufuka, akora n'ibindi. Ibyo byose nanjye bimbera ikimenyetso ko mvuye mu mwijima ngiye mu mucyo. Ariko mbere y'uko mbivamo sinari nzi ko ndi mu mwijima, ahubwo maze kugera mu gakiza nibwo namenye ko nari mu mwijima, noneho nkaba ngeze mu mucyo. Fatiraho n'ibihe birahinduka, Imana ihindura amateka, Imana impindurira inshuti. Kuko iyo ushaka kuva mu mwijima ukajya mu mucyo, inshuti mwabanaga mu mwijima urazisiga, ahubwo ugakundana n'inshuti usanze mu mucyo. Nanjye rero ntangira kuba mu mucyo w'Imana, igikundiro cy'Imana kinzaho. Hari abagabo bo kubihamya abo twakirijwe rimwe 9 nabo twabanye muri korari Kamuhoza. Abo bose barabizi, impinduka iragaragara. Nanjye mbona mbaye umuntu mwiza, kandi n'isura irahinduka iyo uvuye mu byaha. Imana ishimwe. Twabaga dufite inguma z'inzoga zadutuye hasi, twabaga dufite ibintu byo kutiyitaho kubera kuva mu kazi ujya mu kabari, ariko birahinduka ukava mu kazi ujya kwiyitaho, ugateka ukarya neza, ugafura imyenda, ugatera ipasi. Abantu bahita babona ko n'umucyo w'Imana wagiye muri twe, atari wo mu bugingo gusa, babona ko n'inyuma dusa n'abari mu mucyo. Imana ishimwe kandi himbazwe. Narindi ku ijambo rivuga rero ngo witonde umucyo wahawe nk'izo nzira nanyuzemo, witonde utaba wari ufite ukaba umwijima. Niko ijambo twasomye rivuze. Niki gitumye nzaniye intego? Nuko ndi guhura n'abantu benshi muri iyi minsi bari mu mucyo bongeye bagasubira mu mwijima. Niyo mpamvu nazanye ijambo rivuga ngo noneho wowe unyumva aho uri hose,
wari umuririmbyi ukabivamo, wari umuvugabutumwa ukabireka, wari wasengaga Imana ukaba warabyihoreye, witonde umucyo ukurimo utarangara ukaba umwijima. Niko Luka yanditse, yabwiraga abantu bakiriya gihe n'iki gihe, nkuko nanjye ndi kubibibutsa, avuga ngo mwitonde umucyo barimo utaba umwijima. Ndi kubona impamvu nyinshi zatuma umucyo w'umuntu uba umwijima. Ntabwo ndi buvuge byinshi, ndashaka ko tuganira ikiganiro gitoya kiringaniye, ariko hari impamvu nyinshi zatuma umucyo ukurimo uba umwijima. Waba uri mu kazi runaka, ufite abakoresha runaka, cyangwa ufite abakozi runaka, mu bakozi haturukamo impamvu ituma umucyo wawe uba umwijima. Utabihanganiye, utabashije kugendana nabo neza, utabashije kubaha ibyo usabwa kubaha, ukabambura, ukababwira nabi, ukarwana nabo, ukabahohotera, abo bakozi nkeka ko bakubera impamvu ituma umucyo wawe umwijima. Nimba uri umurokore warakijijwe, nimba uri umunyamasengesho, uri umuvugabutumwa, nimba uri umukozi w'Imana, nimba Imana iguteje intambwe ikaguha abantu ukoresha, rinda umucyo wawe muri bo utaba umwijima. Bakajya bagenda bavuga ngo murokore yaratwambuye, murokore yadusabye serivisi z'ibyaha z'ubusambanyi, murokore kugira ngo aguhe akazi urabanza mugakorana ibyaha, ntago yaguha akazi atabanje kukuzamura amajipo. Niyo mpamvu iri jambo ritubwiye ngo wowe nanjye n'abari kutwumva mwese, hari impamvu mufite yo kwitonda, kuko Satani nawe afite impamvu yatuma umucyo Imana yaduhaye uba umwijima. Ariko kuko twakijijwe tubishaka, tukaba dufite Imana ifite imbaraga, mureke dukora iby'Imana ishaka ko dukora kugira ngo umucyo wacu utaba umwijima. No ku bakozi nabo bagomba kwitonda, n'abandi bantu bafite serivisi baha abandi bantu, ukazitanga uzi neza ko utanga serivisi, ariko n'umucyo ukurimo ugakomeza kuba umucyo, cyangwa ukamurikira n'abantu. Ubwo mba mbivuze muri rwa rwego rwo kwera imbuto, gukorana n'abantu bamenya uwo uriwe, udahisha abantu uwo uriwe, ahubwo ubereka ko uri umukozi w'Imana uva mu isi ujya mu ijuru, kandi ko uri umuntu utuwemo n'Imana n'ijambo ryayo, ari wo mucyo ukumurikira, kugira ngo n'isi dutuyemo imurikirwe n'umucyo twebwe utubamo, nayo ibe nziza. Kuko isi tuyihindura mu migirire, mu mivugire, no mu mbuto tubiba, no mu mpuguro dutanga. Isi yaba nziza kuko tubahaye umucyo, nabo bakaba umucyo, n'isi ikamurikirwa n'umucyo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Bityo rero ijambo ryatubwiye hasi riratubwira ngo nk'uko niba umubiri wawe wose usabwa n'umucyo, ari nta mwanya n'umwe ufite umwijima, umubiri wose uzaba ufite umucyo, nk'uko itabaza rikumurikishiriza umucyo waryo. Nitumara kuba kwakira umucyo, umubiri wacu wose uzaba umurikiriwe n'umucyo, buri rugingo rwose rumurikiwe n'umucyo. Bityo abantu nibatubonaho umucyo, nabo hamwe no gusangira ijambo ry'Imana, hamwe no kuberera imbuto, hamwe n'ibikorwa biduhuza koko, bakabona ko turi abantu b'Imana, bityo nabo bazakira umucyo. Imana ishimwe. Tumaze kuva mu byaha rero, tumaze kwakira umucyo, impinduka yaragaragaye, dutangira ivugabutumwa. Nigeze mbaha ubuhamya kuri cana imwe, mbabwira uburyo umunyonzi yantwaraga, nkumva ntafite amahoro yo kugenda mubwira uwo ndi we, no kumubwira impamvu y'ibyiringiro byanjye, no kumubwira uburyo yava mu byaha. Maze iminsi nshimishwa no kujya mu ivugabutumwa ahantu hamwe na hamwe, nkasanga umuntu nabwirije ari umunyonzi, akantuka n'ibitutsi bibambwira ko ibyo bintu by'abarokore atabishobora, ahubwo nkasanga ni kavuzanduru mu muhanda, cyangwa nkasanga ni umuvugabutumwa ukomeye w'umuhanuzi mu rusengero runaka. Munoshakara iyo dushoje nkamubwira nti Imana ishimwe kuko nawe yakumurikishirije umucyo, tukibukiranya ibyo yari arimo icyo gihe mubwiriza, tukagira ibihe byiza. Nuko rero nawe umucyo ukurimo wirinde utaba umwijima. Nk'uko nabivuze mu kanya, hari impamvu nyinshi zatuma umuntu ava mu mucyo akajya mu mwijima. Reka mvugeho nkeya, ubundi dusenge Imana idusure kandi tugire neza.
iyo mvuga aya magambo nirengagije ko hari n'abavuye mu byizerwa bari mu mwijima ubu ngubu kandi baramaze no gusogongera ku mucyo. Abo ngabo bagomba kugaruka mu mucyo kuko nta mahoro yo mu byaha. Niko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira. Hanze ni habi, iyo uvuye mu mucyo ukajya mu mwijima uba uvuye mu Mana ugiye kwa shitani, uba uri wo kurimbuka. Kandi abasenga Imana bari mu mucyo dufite isezerano ry'ubugingo, ndetse tuzi ko umugoroba umwe cyangwa igitondo kimwe Yesu azagaruka gutwara itorero, aribo twebwe bamwumviye, bamwubashye, bamuvugiye, bamukoreye, batinze mu mucyo, tukarwanya ibintu byose byatujyana mu mwijima, tukarwanya ibintu byose byatujyana mu byaha, ahubwo tukagerageza kwera imbuto zikwiriye abihannye, tukamwamamaza, tukamuvugira, Imana ikadukoresha iby'ubutwari hafi na kure, kubera ko twamwumviye kandi tukemerera Imana kuba mu mucyo. Nuko rero nawe ubyumvise wirinde umucyo wawe utaba umwijima. Nimba umucyo wawe warabaye umwijima, ugarukira aho ngaho, ugaruke mu mucyo. Nta bintu byinshi bisaba, ni ukwibuka aho wavuye ukagwa nk'uko ijambo ritubwira, ukaza ukihana, wamara kwihana ugafata umwanzuro wo kudasubira mu byaha, kandi noneho ugahita ufatiraho wumvira Imana, ukora ibyo Imana ishaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ishimwe kandi yahabwa icyubahiro. Abaririmbyi babiretse bavuye mu mucyo bakajya mu mwijima, bagarukiraho n'abavugabutumwa n'abanyamasengesho n'abayoboraga ibyiciro runaka n'abayobozi b'amatorero, ariko bakaza kujya mu ntege nke zimwe cyangwa izindi, ntiriwe mvugira hano, bisubiremo, biyinire, bisuzume, bagarukiye mu murimo w'Imana. Imana yatubwiye ubugingo kandi irabufite, kuko ikimenyetso kibitwereka ni uko hari n'imigisha yatwemereye hano mu isi ibivugana n'ubugingo. Imigisha ikaba yarabiduhaye, ubwo hasigaye ubugingo buhoraho, nabwo turabutegereje none cyangwa ejo, mu gitondo kimwe cyangwa mu mugoroba umwe. Tuzumva impanda tumusanganire. Nibyo mbifurije, nanjye niyifuriza mu izina rya Yesu. Soza rero, umucyo ni itabaza ry'ibirenge byacu, niyo GPS Imana itureberamo, ikamenya aho turi, ikamenya ko ari ahanyaho, kandi ikatwishimira kuko twahisemo kuba ahantu hanyaho. Umwijima nawo Imana yawe ukureberamo, ikamenya ko utakiri mu mucyo, ikamenya neza ko abadayimoni bakuriganyije, ikamenya aho uri. Iyo nsomye mu itangiriro ariya magambo ya Kayini na Abeli, ubwo umwe yari amaze gutamba ibitambo byiza bishimwe n'Imana, undi akagira ishyari akamukubita, hari ijambo Imana yabwiye Abeli, yamubwira ngo urinde ugira ishyari rya mwene so kuko yatanze igitambo kizima kikemerwa, wowe nukora ibyiza ntuzemerwa. Iyo nibutse ayo magambo rero, numva nakagiriye inama abantu kugira ngo bave mu bibi bakora ibyiza. Nta yindi turufu ituma Imana ikwemera, ni ugukora ibyiza, ni ukuva mu mwijima ukaza mu mucyo, kuko mu mucyo ni mu bugingo buhoraho, kandi mu mwijima ni mu rupfu rw'iteka. Imana idusure kandi tugire neza. Nandi kuvuga ngo rero, wibuka aho wavuye ukagwa, wibuka uburyo wavuye mu mucyo nimba wari urimo, wibuka uburyo uri mu mucyo nimba uri mu mucyo, wirinde gusubira mu mwijima, kandi wibuka uburyo uri mu mwijima, wisuzume kuko naguha ingero zifatika, umenye ko ahura ari aho kurimbuka, uze mu mucyo w'Imana, ariho hari n'ubugingo buhoraho. Ni ibintu bitatu navuze mu kanya nsoza, ni ukwihana ibyaha, ukabireka, ugafata umwanzuro wo kubyirinda no kubigendera kure, ubundi ukagendera ku magambo Imana ivugana nawe mu buzima bwa buri munsi, haba mu rusengero, haba mu ijambo ry'Imana usoma Bibiliya cyangwa bari gusomera. Hari n'abagira impano zo kurota bakumva Imana mu bundi buryo. Imana idusure kandi tugire neza. Murakoze rero, turi ku ijambo rivuga ngo nuko wirinde, witonde, umucyo Imana yagushyizemo utaba umwijima. Kandi nimba utaranawakira, umenye ko ari aho utuye ariho Satani atuye, ni mu mwijima w'ibyaha. Ngwino uhungire mu mucyo, niho abana b'Imana tuzabonera ubugingo buhoraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kadusoze dusenga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, abantu bawe, iri jambo riherekeza umwuka wera, buri umwe mu bari kutwumva
umuhe kwisubiramo no kwisuzuma, bavuye mu mucyo bawugarukemo, abari mu mwijima nabo baze mu mucyo, kuko nzi neza ko intego yazanye Yesu ari ukugira ngo twese tubone ubugingo ndetse bwinshi. Bikorera abakobwa n'abasore bari kutwumva, abagabo n'abagore batwumvise, abakecuru n'abasaza batwumvise, Abanyarwanda n'abandi bari hakurya y'inyanja bari kutwumva mu bihugu bitandukanye by'isi. Abo bose ubagirire neza, Mwuka Wera abahishurire ko bagomba kuva mu mucyo, bagomba kuva mu mwijima bakaza mu mucyo. Abavuye mu mucyo bawugarukemo, kuko ariho ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu no mu ijambo ry'Imana. Kandi ibyo byose Uwiteka Imana ubibashoboze kugira ngo ubahe n'imbaraga zihangana n'ibihe birushya, kuko ibihe birushya nabyo biri gukurira abantu mu ntege nke, zibasubiza mu mwijima. Urakoze ko ubikoze, tubisenze twizeye ko ubibakoreye, natwe tukaba utugiriye neza hamwe nabo mu izina rya Yesu. Amen.